Birababaje kandi biteye agahinda nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Nyiparika imodoka mu masaha ya nimugoroba nahise mbona abana batatu bashaka kunyiba, abandi bansaba, ndetse aba bana batatu bavugaga yuko bafite inzara iteye ubwoba ubwo bansabaga igiceri cy'ijana. Abo nagerageje kubabaza nimba nta babyeyi bafite, bavuga yuko bafite ababyeyi ariko ari abazunguzayi, basiga bafungiranye mu nzu bakajya gushaka ibyo barya. Ni mu gihe ngo rimwe na rimwe batahuka ntabyo kurya bazanye, bavuga yuko abanyerondo babambuye ibyo kurya byabo. Abana batatu bakomeje bansaba amafaranga kugira ngo barebe nimba hari icyo bashyira mu nda. Nababajije nimba biga, bambwira yuko kwiga batiga kubera ko nta bushobozi bafite. Nyuma y'aho ikigo gishinzwe uburezi ubugenzuzi bw'amashuri NESA batangaje ko abana bose batari mu ishuri, ababyeyi babo bakwegera ubuyobozi bubegereye. Abana ibi ntabwo bari babyitayeho, gusa bari bafite inzara nyinshi cyane, barimo bansaba amafaranga igiceri cy'ijana. Nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, nagerageje kuvugana na bano bana mbabaza ababyeyi babo aho bakomoka. Gusa ibi ngibi byabereye mu murenge wa Gisozi mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko kuri kafe. Niho nari mparitse imodoka ngiye kubona mbona abana baraje barirukase basantira imodoka banyaka amafaranga. Gusa ibi ngibi birababaje kandi biteye agahinda. Ni mu gihe aba bana nababajije bakambwira ngo ntago biga bitewe nuko nta bushobozi bafite, ababyeyi babo ari abazunguzayi. Reka tujya ku kibazo cy'abanyerondo bakunze gufata abazunguzayi. Abana nk'aba ngaba bakaba bahaburira ibyo kurya, ndetse bitewe n'abanyerondo bafashe ibyo kurya by'abana babyeyi. Ngayo nguko rero murabona yuko aba bana ntago babayeho neza, ntago babayeho bishimye bitewe nuko ababyeyi babo baba bagiye gushaka amaramuko, ugasanga abanyerondo babafatiye utwo bazunguzaga, ugasanga bano bana baraburaye. Ari nayo mpamvu baza gutya kwa zino modoka baje gusabiriza cyangwa baje gushaka amafaranga yo kurya. Ariko nkanjye nka Kidasamura TV Rwanda, mu gihe nayiparitse imodoka yanjye nakuzuyaza, nahise nshaka icyaramira bano bana, ndaza kubibereka muri video ikurikira. Nagerageje kuvugana n'ababyeyi biwe mbabaza niba abana babashyira mu ishuri, avuga yuko nta bushobozi babona. Reka tube turetse gatonya mbanze mbabwire ngo mukore subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, mukore ku nzogera kugira ngo muzajye mubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka nkomeze rero, iyi ni incamake y'amakuru nari mbanyuriyemo, ndetse nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu nyatangire mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gisozi, aho abana naparitse imodoka bakahita baza birukanka bansaba amafaranga ijana. Gusa abana kugira ngo mbafashe cyangwa mbahereza ano mafaranga nabanje kubabaza ibi bikurikira: muriga? Abana bambwira ngo ntago biga, ndetse ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri n'ubugenzuzi bw'amashuri n'ibizamini by'abanyeshuri, ndavuga NESA, baherutse gutangaza ko abanyeshuri bose bagomba gusubira mu ishuri nta kuzuyaza. Waba udafite ubushobozi ukegera inzego zikwegereye, ndetse ukaba wazisaba ko umwana wawe yajya mu ishuri. Waba nta bushobozi ufite, umwana bakamufasha akajya kwiga. Ndetse nagerageje kuvugisha nyina wa bano bana, ambwira yuko iyo yabigerageje yagiye ku kagari bakanga kumufata. Namubajije icyo akora, avuga yuko ari umuzunguzayi acuruza ibyo kurya ku gataro, ariko ubuzima butoroshye. Ni mu gihe ndetse ibyo azunguza hari igihe abanyerondo babifata agatakamba bakabimwima, aba bana bakaba barara ubusa, bikaba imbogamizi zo kuba bakwishora mu muhanda bagatangira gusabiriza. Uno mubyeyi namubwiye ko ndetse naza gutaha aba bana aza kubashyikiriza ku buyobozi bubegereye kugira ngo abana bajyanwe mu ishuri hakiri kare, kugira ngo batangirane amasomo n'abandi banyeshuri. Umubyeyi yabyemeye nta kuzuyaza, gusa avuga yuko nabanza nkajyayo nkabanza nkayibabwira kubera ko nta kintu atakoze. Nagerageje guhamagara umukuru w'umudugudu wabo, arambwira ngo araza kubikurikirana, ubwo ngubwo ibindi bizasohoka cyangwa andi makuru azasohoka nzayabagezaho. Reka rero ngaruke ku banyerondo bakunze gufata abazunguzayi, ndetse imbogamizi hano irahari. Iyo ufashe umuzunguzayi gutya ibyo yari arimo azunguza ukabimena cyangwa ukabijya
kubijyana, dore ko aho bijya tutaranahamenya. Bivuga yuko abana b'abazunguzayi ubwo bahita bicwa n'inzara cyangwa bakaburara. Abanyarwanda abanyarwandakazi, iki kintu mubanze mu cyumve. Abanyerondo iyo bafashe ibyo kurya by'abana baturage aho bijyanwa ntago tuhazi, hari igihe ngo babihereza abagore babo bakajya kubicuruza abanyerondo. Rero reka mbereke imbogamizi abazunguzayi bakunda guhura nazo. Iyo ufashe nk'umuzunguzayi ufite agataro kiwe arimo ashakaho nibura inyungu y'inoti ya 2, ibi bintu by'uko abifata ukabitwara cyangwa ukabimena, bivuze ngo abana nk'aba ngaba uri kureba bari gusabiriza no ku mihanda, aba bana niyo mpamvu baza gusabiriza babuze ibyo kurya bitewe n'uko ababyeyi babo bagiye gushaka amaramuko bagataha batayazanye. Bivuze ko rero ni imbogamizi cyane kandi ni n'ikibazo gikomeye cyane. Nimba uri umunyerondo ukaba ufashe umuzunguzayi, uzajya ubanza umuhe gasopo cyangwa umuhe woningi, umubwire ati mubyeyi rero ndagusabye va hano hantu, kuzunguza ntago bikemewe. Bivuze ngo niba ushaka gucuruza ajya mu isoko, umuhereze woningi umureke agende, yenda nagaruka uba aribwo uzamufata. Ni mu gihe hano Nyabugogo abanyerondo bakurikiranweho icyaha cyo gukubita abazunguzayi 3 ndetse umwe bakamuhirika mu mugezi wa Nyabarongo. Aba banyerondo bakaba barashyikirijwe ubutabera, ubwo bakaba bari mu bugenzacyaha, rero bakaba batarakatirwa, ariko ibindi bizasohoka tuzabibabwira. Ndetse hari n'abandi banyerondo bashinzwe kuba barafashe ibyo kurya by'abaturage by'abazunguzayi bakabihereza abagore babo nabo bakabizunguza. Ibi nabyo ndaza kubigarukaho mu kiganiro turi buze kugirana. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kiza Samura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Amakuru yacu ari buze araza kwibanda kuri izi ngingo ebyiri. Ese abanyerondo ibyo bafata bijya he? Ese abantu banyerondo bashinzwa gukubita abaturage umwe bakamujugunya mu mugezi wa Nyabarongo barafashwe, bari gukurikiranwaho, ese barafunzwe? Ibyo turaza kubigarukaho. Tuzi kugaruka no mu karere ka Rwamagana aho abagabo 3 bakurikiranwe icyaha cyo kwica umugore w'imyaka 42 y'amavuko. Ibi nabyo turaza kubigarukaho mu yandi makuru yacu turi buze kubana nayo. Murakoze cyane, Imana ibarinde.